kade bimeze bite ese ko utatsuza nk'abana twabyirukanye koko ubu ngubu bimeze ntabwo yabikaza ariko ndagusuhuje ubona tutavuga ibyunguka ko twanabyirukanye guhera uyu munsi ujye umenya urwego rwawe njye ntabwo ndi mu rwego rwawe Kadete twabyirukanye atangira avuge ngo ntabwo turi kuri rebu ako mu mwijyana twabyirukanye koko ubu biba bimeze bite mani wabyukiye yose Salama musaza. salama Yari neza. byari neza bro cyangwa ubwiye ibyo moya naryo noneho uyu munsi Mwese man. baratangaje pe Twicare mu ndabure kabisa. ngana leta yo twicara nubwo nari nkubwiye ngo nicare mubwire kari agakobwa ibintu kankoreye Kahise kandira. kariya ko kwanuze igiriya kamwe kagenda kimaringa ukuntu Kimara. kanuza ka Kadete cyane ndagasuhuje karambwira ati nkabwiye tuganire karambwira ati ntabwo kari ku rwego rwanjye Tuza wowe naguzi ibyo ari byo. Tuza wige ubundi wige man. Uriya mukobwa ni danje. Danje kabisa. ese kaba gafite icyana kaba gakundana nacyo Man urumva kabura se ukuntu wakabonye. shaka sike kirata Ubonye kashabire se man. usibye kwiyemera gusa kirata nta n'ikindi Uriya mukobwa karitse mari. akambabaje umutima Wa mukunze se. nabyihorere nari napanze ko ndaganira nabo Mai. Ufite ku mafaranga se? amafaranga bigenda biza buke 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 bapimana byapfuye. Ashaka amafaranga. Shaka amafaranga. Nta mafaranga ufite ubwo nyine nta cyabaye. sabwa aho ngaho ngiye mvuyemo pe Ayo bana vuba kare. Wowe watakaye kabisa. nakundi Ewe. Nakundi nyine. Nuko bigenda ariko nyine ushatse washaka amafaranga abantu. ibyana byiza ndaza gushaka amafaranga nanjye ibyana byiza njye mbibona Ariko buretse ko nyine hari umukobwa kumugunda nawe ufite amafaranga sinzi. Bana. cyane noneho ye kujya mu mujyi nzaza mfite amafaranga nzahita mwegukana noneho Wenda aho ngaho wamushobora cyeka wenda se waba wisheka wishe nk'umuzungu wawe. aya bana amafaranga agenda aza buke buke ntiwamenya aho aturutse Nta wamenya da. Mu buzima busanzwe ariko umeze neza. byari biri aho pe Ko nyine uwo mukobwa ndabona yakuzonze no mu maso biragaragara. ntabwo ndi gutekereza kure noneho byanze Babikaze ko nyine nakundi. nta kundi bigenda muri ino si niko bimera Simani wowe kuba utanaje ngo umwaka mu makuru ya karitsiye kandi amakuru ya karitsiye mbe nyafite. Uriya mukobwa ngo ni Kadete asigaye ahararanye na mama Habimana kandi ntako ufite ijejeta. Nta kintu nagutangariza wapi cyokoze icyo nakubwira cyo genda unywa amazi birashira kuko nta kundi kuntu nakubwira muhungu wanjye. papa Habimana ubwo kagendesheje Nawe byumve nyine birakaze nta kundi nabikubwira nuko nguko genda wowe winywera amazi rwose birashira ararigendesheje pe nta kundi nyine umva nawe ubwo pfuye karitsiye ubu nta wundi karitsiye bari kuvuga. Papa Habimana aragendesheje. Abantu barahumanirwa kabisa. Mungu mama Habimana yo yifata nkagera mu rugo nkasanga naho hari buriya bamuzima. Uko yataye umuntu. Najya no kumucanga minshi Habimana nawe akaza n'imihiri. ntabwo narimara ariko niba wanavuye no mu rugo nyine nagiye kureba ya nshuti yanjye wa mukobwa w'inshuti yanjye nyine tu niwe nari nagiye kureba nyine shahu uriya mukobwa ngiye nsigaye mbona ari umusirimu mani nukuri ubwo utugambo asigaye yivugishwa noneho asigaye yivugishwa utugambo ngo uduporote iki noneho utumina asigaye ahagaze ewana
washya none se nshuti yanjye wowe ko wize ntabwo waba utuzi utwo tuntu ariko arabeshyera ubusa yongeye kugaruka tugahura byanga byakunda nzamusobanuza numva utwo tuporote utwari ngo porote ngiki none hasigaye ari ku cyangwe dore ko afite n'agakara keza arisiga n'utuvuta tukamufata shase warekeye urushako rubi nyine nuko nakundi nanjye ngo narashatse iriya mbwa yanjye ngo ni papa Habimana nubwo ari akabya ariko mani karamfasha karahinga niko gatabira niko gakukira niko kagira ibiki kahirira ihene nubwo ndanakarenganya ese ubundi kasirimuka gute wapi ntabwo kakegera gasirimuka rwose okay naribi buriya tuzasubira kuko mbona hano umugabo wa kwanje yagira yaje mayi nka rero isuka siri hehe mbona nayo iri hano ese yayigurishije ubu yayinywerera uriya mugabo ariko mana mama Habimana nagorwa Habimana se ubu rwamutaye he kuri uriya mwana nazanyikisha umana none ndagowe aranyica pe ubu ndabigenzane nta n'amayinite mfite ngo ndamuhamagara nyine ubwo nuko nyine ndemera ndategera urwaje reka nega amahanga n'uri mu ruhago